iyo ntawuhagurutse ngo yamagane ingiro mbi, abagizi ba nabi barushaho gukorana umurava. Byarabaye mu Budage mu mwaka w'1930 igihe habura guhaguruka ngo yamagane ihohoterwa ry'Abayahudi uko ryagendaga rirushaho gukaza umurego. Ibyabujije amasosiyete y'abanyamahanga gukomeza gukorana ubucuruzi n'Abadage. Muri Kamboje, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa zemeye ko Abakhmer Rouge bahagararira Kamboje mu muryango w'abibumbye. Jenoside yaje kurangira ari uko Vietnam iteye Kamboje igatsinda Abakhmer Rouge. Mu cyahoze ari Yugoslavia, nubwo habaye ubwicanyi bukabije nk'ubwakorewe mu mujyi wa Srebrenica, amahanga yamaze igihe kirekire arebera. Mu Rwanda ho, Jenoside yarinze igera ku ndunduro ntawuhagurutse ngo yamagane. Imiryango irengera uburenganzira bwa muntu yemeza ko kuva imyigaragambyo yatangira muri Bahrain hari abantu bishwe abandi bagafungwa. Hari n'abaganga bitabye inkiko bazira ko bavuye abakomerekeye mu myigaragambyo. Uretse amajwi make yubahutse kwamagana ubwo bugizi bwa nabi bwa leta, umuryango mpuzamahanga muri rusangi wararuciye urarumira. Twamaze kubona ibyabaye muri Bahrain kubyerekeye kurebera. Mwabonye uko byagenze ndetse niko bikinameze mugereranije n'u Rwanda. Mu seminari hari isano mubona kuri iyo nsanganyamatsiko? Hari Loni, hari ibindi bihugu, ambasade zari zifunguye zihari, zagomba kuvuga ati ibi bintu bigomba guhagarara kugeza n'igihe cya nyuma, aho Dareri ubwe yagombaga kuvuga ati Dareri wari ukuriye ingabo za minwa, yagombaga kuvuga ati misemo kurasa cyangwa kujya ku ruhande. Dareri umuntu ntiyamwumva, yari afite amategeko nayagenderaho. Ayo mategeko muvuga abantu bica abandi ubibona, wasanga bankandagiye bantikagura batikora inyundo, ukavuga ngo urindiriye gushaka amategeko agutegeka cyangwa wantabara. Ariko nimwiriro ko umusirikare n'umusirikare. Dareri yari umuntu uri potingira headquarter i New York. Yego. Kandi bakamusubiza mu gihe gitoya kubera itumanaho bakoreshaga. Igihe cyo gutora ko bahindura iyo mission ngo batabaraho rukomeye, ninde se wadutoye? Bahisemo kurebera, baraceceka. Ngiye ntabwo nabishyira kuri Mintwaro ubwayo nk'ingabo, nabishyira kuri ONU nyine ubwayo, kuko yarababwiraga ati nta bushobozi mfite bwo kurinda abantu barimo barapfa. Ntacyo bamushubije nabo, niyo ikwiriye kubibazwa kuko niyo yarebereye, ntabwo ari ingabo zari zazo kuko zo ziza zifite mission nyine. Ibyo ntabwo mbyemeye. Nubwo amategeko yakoraga New York, niwe wari hariya, niwe warebaga abantu bapfa, niwe wari uzi ikibazo uko giteye. Dareri rero yashoboraga no kubaza ingabo zindi, bakabwira Abatanzania ati yewe nagize ikibazo ni mwambuke muze mufashe. Yarabifite uburenganzira, ariko nta burenganzira yarabifitiye. Yarafite n'ubushobozi. Nta munyasenegali wapfuye ariho afasha abantu. Yari umuntu ku giti cye. Ndakurahiye, yari umusirikare. None se kuki umuntu ku giti cye ashobora ufite komanda kabinani? Ariko Emmanuel, tujye muri realite zo kuri tariki igihugu twakibayemo, Jenoside tuyibamo, tugira amahirwe turayirokoka. Ko tugurana abajya muri zone guverinoma yagiyemo n'abajya muri zone RPF, ko izo ngabo zanze gutabara, zanze guhindura mission, zatweskortaga n'amashar blende kugira ngo zibarikade cyangwa se zikumire zisubizeyo. Hari abari bamaze gukora umurimo wabo. Uwo murimo se kuki batavuze? None se si bya bindi umuntu aratambuka abana bamutera amabuye ari kumwe n'umuntu mukuru, bari kumwe n'umuntu mukuru, atiko wa mugabo we ko uri kumwe n'aba bana kandi ukabareka bakantera amabuye, bababujije ati mbabuze ari uri kubosha. None se ni Boutros Ghali, Boutros Ghali ni Chirac ni Mitterrand n'abandi bose niwe wategekaga Loni. Aho twaguye naho ngaho ntabwo twagiraga ijwi rijyana aho abandi bageze ibitekerezo, bo bakadufatira ibitekerezo, bakadufatira n'ibyemezo tudahari, bakadukora uko bashaka. Kurebera iyo tuvuga umuryango mpuzamahanga, aho wagiye ugaragara hose niko wagiye ukora. Baza nka fire brigade, ariko hari ikintu batajya batekereza, nk'abaje kuzimya umuriro, ariko hari ikintu batajya batekerezaho, bagasa n'abazimya umuriro ahantu hose kimwe, batanitaye no kubyateye intambara. Ndafatira urugero ku Rwanda, hari uwavuze ati kuki bagendaga bakurikiye n'ubundi nyine abo baje kurinda n'iki muri ubwo buryo. Ugasanga ntabwo
ubutegetsi buriho burababwira buti bariya abantu turimo turwanya ni abanzi b'igihugu, bakabyumva gutyo, noneho bagasa nyine no kuzimya umuriro w'ibyo babwiwe ariko batazi umuriro aho waturutse. ariko se muriho mwese muvuga muti ntacyo bakoze kandi bagomba gukora, abanyarwanda bo bashobora kubihagarika bari hehe? abo ngabo sisi bo babihagaritse, nibo bemeye bagashora umutwe mu ruzi Imana bataramenya no ubwo uravuga RPF, ariko RPF yari ituruka hanze muri icyo gihe indani mu gihugu. Cyakabaye gikorwa ubundi mbere y'uko amakimbirane atangira, hakabaye haboneka nibura civilian security guard, abasivile ubwabo bikurikiranira umutekano wabo. Kuki batabayeho rero? Ikitarabayeho ni ikibazo cyatewe na ya jenoside twavugaga, kuko irategurwa. Ni kuvuga ngo ideology yayo yari yarashize icyo twakwita stereotypes, abantu gasanga barahinduwe inyamaswa uko batari, ariko ikintu cyakabaye kibikiza ubundi n'ubumuntu. Ni kuvuga ngo abo bantu bakagira ubumuntu butabara abandi mbere ko bajya mu kaga n'uruvugiro. Ndagira ngo ngira akantu nuzuza uburyo inzego z'ubuyobozi zari zubatse mu gihe jenoside yabaga. Wagira ngo babikoze babishaka, cyangwa babikoze babishaka, kuko ntago bigeze bemera ko abaturage bose muri rusange barebwa baninjira babinvolved mu mutekano w'igihugu. Ariko si byo byatumye abantu mu gihugu n'itangazamakuru n'iki ridahaguruka ngo ryamagane? Hari ikintu cyitwa infeodation, ni ugufata abantu bose ukabashyira mu gitebo kimwe ukabundikira. Umurongo n'uyu nguyu nk'uyu mwambo kugeraho, umurongo n'uyu ujya hanze ntituri kumwe. Noneho rero abo wavugaga bajya kubirwanya niba abandi udashinga ntarasana. Musebina, ko hari abantu bandikaga iminati, ko hari amaradiyo yavugaga, ayo maradiyo yari ari hehe? Nayahe musubize. RTRM yakanguriraga abantu kwica. Ikintu ugomba kumenya, hari ibintu byari byarahuye, ibihurirane bya politiki, idini, ntabwo ari zose, n'itangazamakuru. RTRM yari yandi. RTRM yari muri leta iriho yica abantu. Habyarimana nako abakuriye idini ya Gatolika nabo bari muri ibinyamakuru, ntabwo yari RTRM, ntabwo yari Kangura gusa. Abandi bo bantu babishyiragaho nibo bafite imigabane, urabizi, bari bafite imigabane ni bande? Abategetse kwandika se si bagapisi si rwabo kwisi babizize barapfuye. Yego, abandi imbaraga bari bafite, imbaraga bari bafite n'ibitekerezo byabo, no muri jenoside nibo bahereye nabyo bazize batarebye. Noneho umuhutu ariko birasa rero nkaho tuvuze ngo yewe iyo byageze aho ngo arindi muka nta gishoboka. Hari ibishoboka. Hari abantu tuzi nk'uriya mukecuru yitwa Karuhimbi, niko yitwa, we ngo yarahagaze arabwira abantu ati yewe muzi imiti ngira ntihagire unyinjirira hano. Yakoresheje umutima nama we. Yego, iyo hagiye gutabara cyangwa kudatabara haba umutima nama. Iyo byacitse baravuga ngo ntiwica umuntu niyica nkunda kubisubiramo. Ubu narabivuze, bakubonye abantu bariho bakuniga, Rushinga bigwa gatambuka akagira atya karebera, akitambukira agacinyirira mu cyamati ntavuga nanjye bakanyica, barakwica. Ariko agiye kumugina hejuru hari indura akayihumwa agatabaza, aturiya muntu arazirikira. Abantu bo hirya no hino bati baturiya muntu arapfuye. Abantu barahindukira ati bariya abantu batubonye ntibazatuvamo. Kurebera bikaba birakize. Mubana ku karuru kari kugeraho, navuze itangazamakuru ryo hagati mu gihugu, ariko hari n'itangazamakuru mpuzamahanga. Emmanuel, niba wari uri muri iki gihugu, hari agahe twagiye tugira, ni gato ariko kabayeho, ko gukurikira reportage zibiri kubera hano muri jenoside. Turi muri Mirkorine, kuko twabanje kugira access kuri televiziyo za CNN n'izindi channels. Wigeze ubona aho bavuga inkuru y'aho abantu bari kwicwa, y'abanyura muri Lac Victoria n'ahandi, ngo noneho batsindagira icyo kintu, batsindagira ikibazo cy'uko bashaka kubwira oni cyane n'inama y'umutekano nitabare nihindure les termes za mission zayo? Ntabyo bavuze. Twarabivuze. Impamvu se batabivuze usanga ari ihe immediately?
nari muri iki gihugu ariko nubwo nari muto ariko hari icyo nabonaga njya nibuka rimwe umuntu wari umusirikare twari duturanye jenoside iriho itegurwa 1991 akatubwira ati inama zabaye bavuze ko abatutsi mugomba gupfa nari umwana ntacyo nari kumubaza ariko nabazaga papa ntese kuki abo bantu bagomba gupfa kuki mutabivuga kuki mutavuga ko hari abantu bagomba gupfa barazira iki numvaga iwacu babita abatutsi ntubwo rero namwe muzapfa ni ukuvuga ko namwe muzapfa mukaba muri guceceka mwaje kubabo bikomereza hari ikintu cyo kurebera yego hari icyo cya social media zidakora ariko hari n'ubutegetsi busa n'ubutera ubwoba abantu ariko kuri icyo kintu cyo kurebera nyemerera ndangize gato abantu bakarebera kubera ubwoba n'ushobora kuvuga ntashobore kuvuga kubera gutinya gupfa icyo kintu cy'ubwoba nacyo cyatumaga ari n'izo social media hari ababa bashobora kuvuga ariko bakicecekera nk'uko twavuga ngo itangazamakuru mpuzamahanga ryakoze iki ntacyo ryabonaga ubundi iyo ufashe ubushobozi ukabushyira ahantu hamwe ntago ibintu birimo biraba undi yabasha kubimenya niba abantu bakoraga ibyo bintu aribo bari bafite ubwo bushobozi waza uri umunyamakuru wenda se umutangazamakuru cyangwa ikindi gitangazamakuru kivuye hanze umuntu akubwira ati dore ukuntu mu gihugu bimeze ni gutya na gutya umuntu arimo arakubwira ibyo bintu niwe mumwe muri ba bandi rimwe na rimwe aranakuyobya akakwereka ibitariho biraba ntabwo ibintu yarimo birakorerwa nshiri cyangwa nyaruguru byari bumenyekana umuntu hano yagupfukinyanyira hano ese ibindi bihugu byaba bifite uburenganzira bwo kwinjira mu makimbirane nk'ayo ngayo ababwiha ni babandi bahora baciniza nyine nkuko babwihaye bakazi Mitterrand baramubwiye bati Loni ntabwo tubona ko nyuma yo kuvana minwari mu Rwanda dukwiye kongera gusubiza abasirikare ati ndajyayo kuri tubikwaza ati ndajyayo uko bigenda kose babonye noneho agiye kugira ngo ipfunwe ritabica bamuha uburenganzira kandi yaje ngo ntubyumva ntabwo byumva ko ari bya bindi byo kuvuga ngo les animaux malades de la peste bakavuga ati wantare we intare iti nari intama zose ndetse n'umuntu iyo mugezeho rimwe na rimwe ndamukocora bati tutariye intama n'abantu se umwami w'ishyamba indogo bitariko nanjye nigeze gusonza mbyo twasi dukeye bihuriye se no kurebera cye no bitarebera abo bantu se bakomeraga amashyi intare yaramaze abantu ariko bakica indogobe yariye ibyatsi urumva ntaho bihuriye koko abaturanyi ba Bahrain nibo ba mbere bakabaye barwana kuri kiriya gihugu yego harimo n'abafitemo inyungu Saudi Arabia nticukura peteroli muri kiriya kirwa itabara se ntiyaje gufasha abandi iyo nifite ikibazo ejo aho guhosha ntiyaje gufasha abari ku butegetsi kugumaho n'ejo bundi izagira ikibazo kuko naho hari abashite hari abawabiti nabo kuki badatekereza ko byazashoboka numva Saudi Arabia ifite imbaraga ifite ijambo kubera umutungo kuki itabikora ifite n'ijambo kubera abashyigikiye kurebera ku bw'inyungu kimaze kuba ikibazo ku isi n'ubwongereza bwabaye tuteur wa Bahrain ubu uyu munsi ntibufite ijambo ku isi ariko burarebera kuki budahaguruka se nabwo burarebera uburyo kurebera bitiza umurindi abagizi ba nabi byumvikanye igikurikiraho ni ugushaka uburyo bwo kubirwanya kandi nibyo turi bugarukeho mu kanya ariko reka tubanze turebe uko abanyarwanda muri rusange bumva kureba kurebera ni uko wasanga bakora igikorwa kibi ukaba wareba ntugire ubutabazi washyiraho kandi wenda ubifitiye ubushobozi nk'umunyarwanda ubundi ntabwo nkunda kwinjira mu kintu ntaramenya icyo kigamije cyangwa se ushoje icyo kibazo cyangwa uteje icyo kibazo kuko hari igihe ujya no mu kintu utazi uburyo ukigiyemo ugasanga nawe urakizize cyangwa se kikugizeho ingaruka akenshi cyane abantu baza kureba ikibaye ntabwo baza kureba niba hari ikibaye niba ari ubutabazi ngo babukore kurebera ni byiza kubera ko umenya ikibazo kibayeho mugafashanya mukareba uburyo yagera nko kwa muganga ari nk'ikibazo kibaye kimanuka cyangwa nk'ubu muri aha ngaha n'abantu bose bakamenya ikintu mushaka kugira ngo mube mwamenya ushobora kuba ubona habaye ikibazo ugacaho kumva ko kitakureba nyamara ugiye ukegera hahandi habereye ikibazo ushobora kugira igisubizo utanga ushobora kuba utabifitiye ubushobozi ariko ukajya inama abaturage bo muri Bahrain biyemeje kutarebera barahaguruka bamagana ivangura kandi babikoze mu mutuzo
mu bihe bya mbere itangazamakuru ryarabikurikiranye, ibyo bituma abigaragambya badahutazwa. Rimaze kubuzwa gutara amakuru, ihohoterwa ryakajije umurego, amakuru ajya hanze aba make cyane kandi n'umuryango mpuzamahanga uranuma. Hakorwa iki kugira ngo amahanga arusheho kubihagurukira? Mwabonye ibyabaye muri Bahrain, mwabonye ko amahanga yinumiye nk'uko tumaze kubivuga, kandi mu bisanzwe tuzi ko iyo hakozwe za raporo hakandikwa mu binyamakuru ibintu bisa naho bihagaze cyangwa bigasubira mu buryo. Impamvu hatabaye za raporo z'imiryango mpuzamahanga cyangwa se ngo abantu bandike nk'uko babikoze biba muri Libya, Tunisia n'ahandi, murabona ari iyihe bitakozwe muri Bahrain? Umugani wa kinyarwanda ngo akimuhana kazi imvurizi. Ibibazo byawe ubundi ugomba kubicucira hariya bitari byarenga inkombe. Yego. Ariko si inkombe yamaze kurenga. Noneho ibindi bihugu ntabwo cyaza kirebuzwa buri munsi kireba ngo wabigenje uturagiye ko yahutajwe. Waba uyu nawe iyi leta uyubuje uburenganzira bwayo. Ariko twavuze no kuzayibaza uburenganzira bwawo ko bawo. Ni igihugu itahaguruka, ariko hari imiryango mpuzamahanga, hari za Amnesty International, hari n'ibindi. Ego ibintu byaracitse rushinga bigwi. Mw'abantu mwe bavuga ko ubundi bavuga ko iyo abavandimwe bavumbitse akarenge wowe uvumbura amakawe, kandi barabivugaga bakabikora bakaza gusasa inzobe bagasubirana bakabana. Ni nko guteranya umugore n'umugabo. Ariko icyo gihe Amnesty International ntiyari yaza, za Reporters sans Frontières imiryango yarariho na za IDER na za Croix Rouge. Ntabwo nigeze mbona muri kambi bafasha abatutsi ngo babagire ibyo bagiranga. Igisubizo rero nshaka mbwira impamvu badahaguruka kuki bataboshaga bagomba kugirira n'aba bantu. Naho ngaho bituruka. Ngewe mbona ari nk'akamanyu nagereranya na bike by'u Rwanda. Iby'u Rwanda ni nk'igiti cy'inganzamarumbo ugafata ikibabi cyangwa agashami gatoya. Naho ibindi urebera ubuze amahanga, uravuga amahanga. None si iby'iwacu hari icyavuye mu Rwanda? Ntabwo ari ibyaturutse mu mahanga bikaremerwayo, ndetse bakaza bakabitamika abanyarwanda nka ya magambo y'amatamikano nyine. Haba iyobokamana ryabo rihanagura iryacu, haba politike yabo ihanagura iyacu, haba rema abwoko. Ariko se nka Al Jazeera yari ihari. Ariko niyo hataba uriya mwamitani utemeranya n'abandi basigaye, na Al Jazeera ntacyo yajya kuvuga. Al Jazeera ariko nayo yageze hiraceceka. Impamvu yacecetse ni iyihe? Nanyigiye kubikubwira ariko nabikubwiye.